Mpaye ikaze abantu mwese mudukurikiye ku Cyizere TV kumva ijambo ry'Imana. Uyu ni wa mwanya mwiza rero tujya twumva ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Tujya twumva ijambo ry'Imana tugasengera ibyifuzo bitandukanye hirya no hino. Rero mwebwe mwese abantu muri hafi na kure, mwebwe mwese mwumvemo ikaze. Rero tugiye gusenga, nitumara gusenga turumva ijambo ry'Imana ku Cyizere TV, kandi ndabakangura kugira ngo mujye mugira umwete wo kumva ijambo ry'Imana. Nubwo umuntu yasoma umurongo y'umwe, wowe ujya umanuka icyo gice uzajya ukuramo igisubizo cyawe, kuko ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana ribeshaho, ijambo ry'Imana rirazura, ijambo ry'Imana rirahumanura. Mujye mukunda ijambo ry'Imana. Uzi ko uriho kubw'ijambo, uzi ko ugenda kubera ijambo, uzi ko wubaka kubera ijambo, uzi ko ukora ubukwe kubera ijambo, uzi ko ubyara kubera ijambo, uzi ko ugenda bikemera kubera ijambo, uzi ko uri muri uyu mujyi wa Kigali kubera ijambo, uzi ko wiga kubera ijambo, uzi ko ukora kubera ijambo. Yewe mubyeyi, yewe mugabo, yewe musore, yewe mukobwa, uriho kubera ijambo ry'Imana, kubera ijambo Imana yakuvuzeho, niryo ritumye uwuriwe ubu. Tujye dukunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ryatuzuye. Tugenda kubera ijambo, turabyama tukabyuka kubera ijambo, abategeka kubera ijambo, abayobora kubera ijambo. Ariko Mana warakoze. Ijambo ry'Imana niryo jambo ryiza, niryo jambo ritajya ryivuguruza. Niryo nabonye. Uzi ko Imana ikubwira ijambo ikarikurikirana. Ijambo ry'Imana ntirijya rihera. Mujye mukunda ijambo. Aleluya. Mujye mukunda ijambo. Uzi ko tubyara tugaheka kubera ijambo. Uzi ko dutwita tukabyara kubera ijambo. Uzi ko turya kubera ijambo. Kubera ijambo ry'Imana. Imana niba yarakubwiye ngo baho, ubaho kubera ijambo, ukiga kubera ijambo, ugakora kubera ijambo, ukayobora kubera ijambo. Imana ishimwe. Tukagenda bikemera kubera ijambo. Reka two kubitindaho, kadusenge. Nitumara gusenga turumva ijambo ry'Imana, ubundi aleluya. Ndabakunda. Mujye mukurikirana ijambo ry'Imana ku Cyizere TV umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Tujya tubona ko mudukurikirana kandi mukatubwira ko mudukunda. Natwe turabakunda. Imana iduhana umugisha. Imana y'icyubahiro cyinshi, Imana y'urukundo. Aleluya. Imana y'imbaraga nyinshi, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana idukunda, Imana yatwemeye uko turi uku, Imana itarobanura ku butoni, Imana nyamana, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana yo gupfukamirwa. Aleluya. Imana ibeshaho, Imana ijya ivuga ijambo ryiza. Aleluya. Turagushimiye amasaha nk'aya ngaya. Turagushimiye kuri umwami mwiza. Turagushimiye kuri umubyeyi mwiza. Turagushimiye kuri umurengezi w'ubugingo bwacu. Tugushimiye imirimo y'amaboko yawe. Aleluya. Shimwa Kristo. Tugushimiye ineza yawe. Himbazwa Uwiteka Nyiringabo Imana. Turagushimiye kuri inshuti nziza, uri umubyeyi mwiza. Nagushimiye kuri Imana itagira abantu ku butoni. Turagushimiye ko watwemeye, ukemera abagabo, ukemera abakobwa, ukemera abasore,
ukemera abagore Yesu, ukavuga ijambo ryiza ngo nimubeho mwami, tukabaho kubw'ijambo ryawe, tukagenda kubw'ijambo ryawe. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Tugahumeka uyu mwuka kubw'ijambo ryawe, uyu mwuka wadushyizemo mwami, turabigushimiye. Aya masaha nyakubahwa Imana, ndagushimiye Kristo kubw'ibyo byose wakoze ku buzima bwacu. Himbazwa mukunzi mwiza, utitaye ku gakondo, utitaye nyakubahwa Imana, Uwiteka we, ku buranga cyangwa ku mashuri cyangwa ku butunzi. Mwami Yesu, ibyo turabigushimiye. Imana ishimwe ko watwemeye ngo mu mahanga yose ngo ukora ibyo gukiranuka, ngo uramwemera. Imana ishimwe, Imana ihimbazwa, wadukunze urwo rukundo rutagira akagero. Icyubahiro ni icyawe rero. Aya masaha rero nyakubahwa Imana, tugiye kumva ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Sengeye imitima idukurikiye mu izina rya Yesu Kristo, igiye kumva ijambo ry'Imana. Reka Uwiteka Nyiringabo Imana, reka igirirwe neza nawe, reka yezwe n'amaraso ya Yesu yandi wamenekeye ku musaraba i Golgotha, kuri urubanza rw'ibyaha. Weza umubiri, weza ubugingo, twereze nyakubahwa Imana kumva ijambo ryawe. Weza abagabo n'abagore, weza abakobwa n'abasore mu izina rya Yesu Kristo. Weza itorero ryawe mu izina rya Yesu. Mwami, tujye twumva ijambo ry'Imana niryo ryatuzuye, niryo ryaturemye. Ijambo ry'Imana ribeshaho, ijambo ry'Imana rikora imirimo n'ibitangaza, niryo tugiye kumva aya masaha mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rirema, ijambo ry'Imana ryomora, ijambo ry'Imana rinezeza, ijambo ry'Imana rimara umubabaro, niryo tugiye kumva. Mwami Nyiringabo Imana, reka uteguriye imitima igiye kuryumva mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ugiye kurivuga ntabari njye, reka vuge mvugishijwe nawe. Imbaraga z'umwuka wera zururukire hagati muri njye mu izina rya Yesu. Njye ndi umwana muto cyane, ntago nabasha gusobanura iby'ijambo ry'Imana, ariko Uwiteka fashwa nawe Kristo, kuko ari wowe ujya umpa imbaraga. Ndagushimiye rero, ururukira muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Utangirane natwe kandi uze gusozana natwe, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe. Ku batanzi baba baje vuba kuri uyu muyoboro w'ijambo ry'Imana, amazina yanjye nitwa Muhongerwa Grace, ndi umubyeyi ushima Imana, ndi umukristo. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Reka dusomere ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Reka dusome, mwihangana nuko biba byaje, mwihangane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 119. turasoma ku murongo w'114. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi 119. Zaburi 119. Turasoma ku murongo w'114. Haleluya. Ariko reka duhere kuri uyu murongo w'113. Hanyuma turavuga cyane kuri uyu w'114. Ngo nanga imitima ibiri, ariko amategeko yawe ndayakunda. Murongo wa 14. Ni wowe bwihisho bwanjye n'ingabo inkingira, niringira ijambo ryawe. Haleluya. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ni wowe bwihisho bwanjye n'ingabo inkingira. Bivuze ngo Uwiteka niwe bwihisho bwawe. Yewe muntu udukurikiye aya masaha urimo kumva ijambo ry'Imana, Uwiteka niwe bwihisho bwawe, Uwiteka niwe bwugamo bwawe, Uwiteka niwe mahoro yawe, Uwiteka niwe gakiza kawe, Uwiteka niwe ngabo igukingira ku manywa na nijoro.
Imana ishimwe. n'ingabo igukingira ngo niringira ijambo ryawe. Haleluya, Imana ishimwe. Ni wowe bwihisho bwacu. n'ingabo idukingira ngo twiringire ijambo ryawe. Haleluya, twiringira ijambo ry'Imana. Umuntu ajya kubwira ijambo ariko akagera aho ngaho akaba yaguhinduka, ariko hashimwe Yesu ko yakubwiye ijambo ararikurikirana ibihe n'ibihe. Uwiteka ni wo bwihisho bwacu. Uwiteka ni wo bwihisho bwawe, yewe mubyeyi udukurikiye. Uwiteka ni wo bwihisho bwawe, yewe mugabo. Uwiteka ni wo bwihisho bwawe, yewe mukobwa, yewe musore. Uwiteka ni wo bwihisho bwawe. Nta wundi wo kwiringira, nta wundi wo kwiringirwa atari Yesu. Mu nzira zawe, muri izo gahunda zawe zose, iringira Uwiteka. Muri ako kazi kawe ka buri munsi, iringira Uwiteka. Muri ibyo bibazo byawe ufite, iringira Uwiteka. Niwe wenyine wo kwiringirwa, niwe wenyine wo kwizerwa, niwe wenyine wo gupfukamirwa no gutambirwa. N'Uwiteka nta wundi. Niwe uzabana nawe, niwe uzagendana nawe, niwe ubwira ibyawe akakumva, yamara kukumva ubundi akagusubiza. Mwiringire muri za ntambara urwana, iringira Uwiteka. Muri wa mubabaro wawe, iringira Uwiteka. Haleluya, muri ka gahuge kawe, iringira Uwiteka. Hahandi wumva utabwira umuvandimwe, iringira Uwiteka. Bya bindi uba wumva bikuremereye, ukagera hahandi wumva waturi ku mutima, iringira Uwiteka. Mwiringire, mwiringire, kuko niwe bwihisho bwawe, niwe bwugamo bwawe. Mwiringire. n'ingabo igukingira ku manywa na nijoro. Ubundi yaza kuba atari ugukingira, abaye atari wo bwihisho bwawe, ntabwo wakaryama ngo ubyuke, ntabwo wakagenda ngo ugaruke. Ibyakaguciye amaguru ni byinshi, ariko uragenda n'amaguru yawe abiri, baragutega mwami, baragutega ntibigire icyo bigutwara, bakakuroga ntupfe, bakakoherereza ibitega ntupfe, ukabyuka ukagenda n'umuryango wawe, bakakoherereza ibigukuraho ukagenda ukagaruka, bakajya kugucishiriza, bagashaka amahembe, bakakoherereza ihembe, ariko ukabaho. Uwiteka akakubera ubwihisho, Uwiteka akakubambaho amahema, akakwimana, akakurwanirira, akakurinda n'umuryango wawe. Ukaryama ukabyuka, niwe bwihisho bwawe, niwe bwugamo bwawe, niwe ngabo igukingira. Bakaba bazi kuri buryame ntubyuke, bategereje kumva inkuru mbi yaturuka mu rugo iwawe, ariko Uwiteka akakubera ubwihisho, akakubera ingabo igukingira. Bakaba bazi kuri bugende ntutahe, Uwiteka akakubera ubwihisho. Bakaba biteguye kumva inkuru mbi yakuvugaho, yaguturukaho, Uwiteka akakubera ubwihisho. Ariko Imana ishimwe, Imana ikimana amakuru.
Imana ikakubambaho amahema kubw'ijambo yakuvuzeho, ikakubera ingabo igukingira ku manywa na nijoro. Aleluya, aleluya, aleluya. Ni wowe bwihisho, ni wowe bwihisho. Ubundi yaza kuba atari we bwihisho bwawe, ntabwo wakabaye ukiri muri urwo rugo. Ubundi yaza kuba atari we bwihisho bwawe, ntabwo wakabaye wararwubatse. Iyo aza kuba Uwiteka atari we bwihisho bwawe, ntabwo wakabaye uri muri ako kazi, ntabwo wakabaye ugenda ngo byemere, ntabwo wakabaye uri muri mujyi wa Kigali, nta muntu wakabaye warakwemeye. Iyo aza kuba atari Uwiteka uri mu bwihisho bwawe. Aleluya. Iyo atakubera ingabo igukingira, ntabwo wakabaye uri ubu ngubu. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ariko Yesu warakoze, ndagushimiye. Aleluya. Avuga ijambo ryiza ngo niwe ingabo idukingira. Ntabwo wakabaye waratwaye inda ngo uyibyare. Iyo aza kuba atari Uwiteka wagukingira kubera ingabo igukingira. Urashaka bakakubwira ngo urwo rugo ntabwo ruzabaho. Urashaka bakuvuga ngo ntabwo uzabyara. Wabyara batababana ntabwo uzababana, ntabwo uzabarera. Babaho batababana ntabwo baziga. Ariko kuko ijambo Imana yavuze, kuko ijambo Imana yakuvuzeho, niyo mpamvu uri muri urwo rugo. Nubwo Satani abagabye ibitero hirya no hino, ariko Uwiteka yakubereye ingabo igukingira. Nubwo wabaye wubatse, nubwo wakoze ubukwe, ariko ukagira ikibazo ukabura urubyaro, humura, komera. Uwiteka yakubereye ingabo igukingira. Iyo aza atakubera ingabo igukingira, ntabwo wakabaye ukiri urimo. Ariko humura, komera. Imana igikora ikinyuranyo. Ndaguhumuriza muri uyu munsi, ndakubwira ngo komera, ushikame. Uwiteka yakubereye ingabo igukingira, no kuba ugihumeka, no kuba ukigenda bikemera, no kuba ugikundana n'umutware wawe, ni Uwiteka wakubereye ingabo igukingira. Barushenye ntibabuze, ariko Uwiteka kubera ingabo igukingira, akubambaho amahema. Ati rata mwana wanjye, nubwo bimeze gutyo, hari ijambo navuganye nawe. Imana ishimwe ko igivuga ijambo ryiza, igivuga ijambo rihumuriza, ikavuga ijambo ryomora inguma, Imana ikavuga ijambo rinezeza umutima. Imana ishimwe, ikakubwira ijambo ryiza, ititaye yuko uri imfubyi, ititaye yuko ufite ababyeyi bose, ititaye yuko udafite shinge na rugero. Imana ivuga ijambo ryiza, ikaribwira umuntu uwo ari we wese, uko umeze kose, waba ukomeye, waba woroheje, waba uri muremure, waba uri mugufi, waba uri inzobe, waba uri igikara. Imana ivuga ijambo ryiza, kandi ivuze ijambo irarikurikirana ibihe n'ibihe. Imana ishimwe. Niryo jambo numvaga nkuzaniye uyu munsi, kugira ngo wiringire ijambo ry'Uwiteka. Niringiye ijambo ryawe, wiringire ijambo ry'Uwiteka, uryiringire nanjye ndyiringire, kuko ijambo ry'Imana niryo jambo rizima, niryo jambo ryubaka, niryo jambo ribeshaho, niryo jambo rizura, niryo ryatuzuye, niryo ryaturemye, niryo rituma turiho, niryo rituma tugenda, niryo rituma duhumeka, niryo rituma twubatse, niryo rituma turya ku manywa na Aleluya. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rikora imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe. Twiringira ijambo ry'Imana. Mubyeyi, iringira ijambo ry'Imana. Mugabo, iringira ijambo ry'Imana.
ujya ugira inshuti, umuntu akagira inshuti ukavuga ngo ni inshuti magara, ukavuga ngo ni inshuti, ariko iyo nshuti ukayiba wayibwira ijambo, ariko hari ijambo utabwira iyo nshuti. Aleluya. Ariko Imana igitubwira ijambo ryiza, yanezererwa Imana ikubwiye ngo baho mwana wanjye, ubaho kuko yabivuze. Imana nikubwira ngo nzabana nawe, Mwami Yesu, jya wizera ijambo Imana ivuze, nzayimana. Jya ugira icyizere cy'uko Imana ivuganye nawe. Imana rero ivuganye nawe muri iri jambo, ivuganye nawe muri iri jambo, ivuganye n'umugabo twumvise muri uyu munsi, ivuganye n'umubyeyi, ivuganye n'umukobwa n'umusore. Ni ukwiringira Uwiteka, niringira ijambo ryawe, kandi wiringire yuko niwo bwihisho bwawe, niwo bwugamo bwawe. Ntugire ngo hari ikindi. Ese ugira ngo kuba ugenda bikemera ni ku butunzi ufite? Kuba ubyuka bigakunda ni kubw'imbaraga zawe? Kuba warize ukaminuza utekereza ari kubw'imbaraga zawe? Ni kubwenge bwinshi? Ni kubw'imiryango ukomokamo? Hoya, twiringira ijambo ry'Uwiteka, ni kubw'ubuntu bw'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nshuti bavandimwe, mudukukire ku Cyizere TV. Numvaga iri jambo ari ryo nabasangiza kuri uyu munsi, kuko twiringire Uwiteka, niwe bwihisho bwacu. Ujya wiringira, ukiringira umwana w'umuntu ariko akaguhemukira. Ukagira inshuti ngo ni inshuti, nyamara ngo ni inshuti magara, ariko ntibiteye kabiri ugasanga za nshuti zigushizeho. Ariko icyo nkundira Yesu ni inshuti, niwe nshuti nyanshuti. Yesu ntashobora kukuvaho. Yesu akwemera ukuri, Yesu akwemera ukennye, Yesu akwemera ukize, Yesu akwemera wambaye ubusa, Yesu akwemera wambaye neza, Yesu akwemera urwaye, Yesu akwemera uri muzima. Yesu niwe ubana natwe ibihe byose. Igihe urimo cyose Yesu arakwemera akabana nawe. Yesu arakwemera akabana nawe. Waba uri mu bibazo, Yesu akakwemera akabana nawe, akakuba hafi, akaguhumuriza. Yesu ni inshuti nziza, Yesu ni umubyeyi, Yesu ni umujyanama, Yesu agira neza. Yesu ndamukunda. Ntawe ujya ukunda Yesu, kuko niwe nshuti nyanshuti. Niwe ujya ubana natwe ibihe byose, niwe ujya umara umubabaro. Ntabwo nzi umubabaro ufite, ntabwo nzi igikomere ufite, ariko humura, Yesu ijambo yavuganye nawe yari kurekirana ibihe n'ibihe. Tuzi umutima, Yesu ari kumwe nawe. Wowe umwiringire, wiringire ijambo yavuganye nawe. Niba yaravuganye nawe, iringira ijambo yakubwiye, wiringire ijambo yakubwiye, wiringire ijambo yakubwiye. Niba yaravuganye nawe, ryizere, uryiringire, wiringire ko Yesu yavuganye nawe. Ubigende ufite confidence, Imana yavuganye nanjye, kandi ubwo yavuganye nanjye ntabwo azantererana, ntabwo azandeka, ntabwo azansiga, aduhetse ku mugongo. Imana ishimwe. Imana iheka abakecuru n'abasaza, igaheka abasore n'inkumi, igaheka abana batoya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe ko Imana yatwemeye ititaye kuri gakondo yacu, ititaye ku buranga, ititaye ku mashuri, ikavugana natwe ikavuga ko ari we bwihisho bwacu. Ninga bidukingira ku manywa na nijoro. Ugira ngo ajya kuvuga ko ari we bwihisho? Imana ijya kuvuga rino
jambo nuko yari ibizi neza ko hari ibyaza bikagukanda ugahita ubivamo, ariko yavuze ngo niwo bwihisho bwawe. Bivuze ngo kugira ngo ugire amahoro n'umutekano nuko uguma muri we, akakubera ubwihisho, akakubera ubwugamo, ukamwizera, ukamwiringira. Haleluya! Kugira ngo akubere ubwihisho, niwe bwihisho bwawe, n'ingabo igukingira ku manywa na nijoro. Ibyakaguhitanye byari byinshi kandi birahari, nawe urabibona, ariko akakubera ingabo igukingira. Mukaza kubera ingabo igukingira, mu bakozi bo mu rugo akababera ingabo ibakingira, abakora mu biro, abashoferi, abatwara ibinyabiziga bitandukanye, ababera ingabo ibakingira, mu nzego zitandukanye, mu biro bitandukanye, ababera ingabo ibakingira ku manywa na nijoro, akababera ubwihisho. Imana ishimwe. Twiringira ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Mana, ndagushimiye kubwira ijambo ryiza risohoreye mu matwi yacu ku Cyizere TV. Umugisha abantu bose badukurikiye, bakurikiye ijambo ry'Imana, kandi iri jambo reka ritubere inkomezi muri uru rugendo. Buri muntu wese wagize ishyaka n'umwete byo kumvira ijambo ry'Imana, reka ahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mukunzi mwiza, reka ubarememo ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubaremere nyakubahwa Imana bibanezeza, kandi ubahe umutima wo kugira ngo bajye bumva ijambo ry'Imana, ubahe umutima wo kwizera, ubahe umutima uciye bugufi, ubahe umutima ukangutse mu izina rya Yesu Kristo bwo kwizera ijambo wavuganye nabo. Urakoze, ngaho utanga umugisha mu bantu bose badukurikiye ku Cyizere TV. Humugisha igihugu cyacu mu izina rya Yesu. Humugisha abayobozi bacu batuyobora, uhereye kuri Perezida wa Repubulika ukagera ku nzego zo hasi, mu izina rya Yesu Kristo. Ngo komeza kubana natwe, komeza kutugirira neza, komeza kuduhana umugisha n'abera bose. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.